Wara kabisa tubaye ikaze hano mwese mukomeje gukurikira da Rwanda ho muri hose kabisa ni Agiseri Rugangura aka Pompo Shokora na mwanya w'amakuru y'imikino akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi by'umwihariko turaza kuza guhera hano mu Rwanda shampiyona y'ikiciro cya mbere iraza kuza kuba ikomeza. Tubaye ikaze hano mwese mukomeje gukurikira da Rwanda. Uyu munsi ni waruzi ko iki kiganiro mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa gatandatu guhera saa 7 z'amanywa n'iminota 30. Ibibazo byinshi mu isi bikomeje kwiyongera. Nibyo koko tubahaye ikaze abantu mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda muri aka kanya ni Muhira Alphonse Munana ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bifite imbaraga zikomeye cyane kandi n'iki gihugu gikaze mu by'imitwanire kigakurikizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa hafi aho ngaho. Iwacu Media TV. Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikira Iwacu Media TV, ibiganiro byacu tugenda tubahereza umunsi ku munsi, tugarutse muri ya Iwacu Talent Show. Nk'ibisanzwe realize the show, the talent, the growth on Iwacu Media TV. Wagwan man? Yeah, why man? Ogutis. Meze bitese? Ayo ni fresh one. Wara kabisa nyine nko kubibona nyine utata turi ku byango bya Hataro bibona nyine kuno gapira kacu Media TV bibona ariko nakiryo ka Hataro ariko nubu bibona se sheni yacu bayabambitse. Aha kigaragaza iki se batazadukorera ubundi Iwacu Media TV yahageze always wana kabisa tuba duperforminga performance za Hatari niyo mpamvu ubona nakipa natwitse nushona se musa nushona. Iwacu Media TV ubundi yo duhari tuba duhari wana kabisa ubungubu nkanjye mukanya giye kuba twikira utuntu tw'udutani tugiye dutandukanye ahubwo abantu bakunda giseri mu bihafi harashya ese ndakubeshya. Abantu bakunda Axel babe begera hafi agiye kudukubita kuri Axel niwe wenyine se? Naga ari wo wenyine parahari benshi cyane abantu nkabarigani hariya kabisa muri bwa busesenguzi bwabo baba hahiye nyine nawe urabizi nufata se umusa. Bivuze ubwo talent yawe ni ukwigana cyangwa ni ugushishura ijwi cyangwa ni ibikorwa? Ya jewe se talent yanjye ubundi muri makeya sometimes kwigana batanga ibitangazamakuru bigiye bitandukanye abanyamakuru nyine babikoraho. Ikindi no gukora nyine ibintu by'icyegeranyo turaza kumva no kuri Munana ariko se Munana ujye umwumva hewa uraza kubyumva handi nyine urabizi neza iyo babona nuko baba bagenda. Ose si Simaire mwanafunzira? Ni Simaire mwanafunza ubwo na Munana turaza kuza kumugiraho mukanya none se nakubizi nushona se haraza gushya. Witwa nde? Yeah, my name is JNP. Yeah, now I am the boy who studies at the P6 primary, not secondary, because I fulfilled the many struggles. So now I have the talent of to covering some presenters, radio presenters, television presenters, and make some collection of news. So now nshobora kuba nakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye nko kuvuga amakuru n'indirimbo, sometimes nshobora kuba naririmba. So ibyo byose rero muraza kuza kubyumva nawe kabisa hano kuri Iwacu Media TV twageze nakitaba. Iwacu Media TV banza ugira ikintu ubwira abantu bagukurikiye. Icyo nababyira se reka tubanze tunamanuka ubundi kuri match ubundi banditse banabyumva. Twagiye kuri Paris Saint-Germain ikipe ya Manchester United ubundi twitwikire hahiye. Yes, tubaye ikaze abantu mwese mukomeje gukurikira abasore ababona mwese mukomeje gukurikira Iwacu Media TV muri hose n'umwanya tujye kubageza match igiye kuza ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Manchester United no kuri Stratford Stadium kabisa. Ikipe ya Manchester United yamanukanye intwaro zayo zose uko zakabaye, ifite umusore bakunda kwita Lionel Messi, ifite umusore bakunda kwita Kylian Mbappe, bafite Neymar Junior dos Santos ndetse n'umusore bakunda kwita na wundi ni Edison Cavani. Abo bose kabisa kari bane hakuno ino tugiye kuba tubagezaho match live gatano kuri gatano hano kuri Iwacu Media TV ibindi muraza kubyumva mukanya. Ko numva ari danger. Uragira uti match kuri Iwacu Media TV. None se hano turi live Iwacu Media TV niho turi nahandi. None se ngira ngo mvuge ngo turi kuri Radio Rwanda kandi atariho turi. JP impano yawe ifatanya gute no kwiga? So you know
uba ugomba gukora ikibuno mu cyongereza tubyita ngo everything into own time, buri kintu cyose mu mwanya wacyo. None rero nyine as long as you have finished to study, ugomba nyine guhita nyine wumva radio nyine kugira ngo ukomeze kwa approaching your talents, urumva uba ugomba guhita nyine ukora ibikorwa nyine bituma nyine impano yawe nyine itazimira nyine nka as now you see I'm here for showing my talents. Now I don't study because that isn't time of to study, is time of to show my talent. So igihe ari kwiga ngomba kwiga, yes, kugira ngo nyine nkomeze ku increasing my mind, upset mind, komeze kugenda bimeze neza cyane. Yeah, igihe cyo kwiga aba ari ukwiga. Watubwiye ngo wiga senior? Not senior, I'm senior primary. Yeah. Ufite imyaka ingahe? Ubundi kiye mfite imyaka 16 because I fulfill I have said nanyuze nyine muri struggle nyinshi zigiye zitandukanye, nyine ngura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. You know, uramutse uhuye n'ibibazo byinshi ntago nyine your time life yawe ushobora kuba yagenda neza, but when you see some partnership ushobora guhita wazamukana, kuko nyine nabonye ubufasha bugiye butandukanye n'abandi bintu bamfasha nyine bakanya approachinga, ubundi kwiga neza nta kibazo, ibintu bimeze neza cyane. Yeah. Nose JNP ku myaka yawe ukaba haryo warimo dukubita Paris Saint-Germain? Yeah, narimo bakubita Paris Saint-Germain na Manchester United, ariko ntago ndangije. Barabayita introduction yo narindi gukora, ariko nyine mukaya tugiye guhita dutwika sana. Irani intro. Hanyuma se ku myaka yawe kuba urimo uradukubita kuri bano ba Axel, ba Ismael Mwanafunzi n'abandi, ubikomora? Aho bikomora rero ntabwo nabona nkubeshye bro wanje, urumva naba nkubeshye rwose. Ni ibintu nanjye navutse byisanga mu kwa kundi wumva radio nyine ugasubiramo umuntu burya avuga nyine ngakura nyine ububona nyine Mwanafunzi asoma amakuru nyine ngo tubahaye ikaze no mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda muri aka kanya, umwanya makuru mu Kinyarwanda akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Mu byo mwihariko mureke duhere hano mu Rwanda, amakuru ni menshi akomeze kuhavuga. Turaza kuza guhera mu karere ka Ruhango, ubwo abaturage baho bakomeje kuvuga ko bafite ikibazo cy'uko batarimo barabona umuriro w'amashanyarazi bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Urabyumva nyine ibyo ngibyo nyine ni ibintu bita wumva nyine nawe ukavuga ati it can be my perfect for me when I do this. So rero nanjye nyine nuko nguko mbibona, sinakubwira ngo bikomora. Ntose ko mu muryango wacu nta numwe bigeze umunyamakuru, yewe banza nta numwe bigeze unafata mikoro, se nkubeshye. Ubu gahunda ni ukwigana n'abasobanuzi n'abogezi. Nabogezi b'imipira bavuga amakuru, yako n'abasobanuzi nabigana da narukise. None se nta kindi kintu wenda ngo tuvuge nko kubijyanye no gukina filme, comedy nyarwanda, kuririmba n'ibindi bitandukanye? Comedy ako ari comedy nigeze gukinamo wana. Comedy nyine sometime I act, gusa ariko nyine sinigeze bikomeza nyine ngo bikore nyine ari nka comedy bitaga muzaji comedian. Iyo comedy nigeze kuyactingamo, gusa ariko ntibyakomeje because of time. I finished it and it's kuri birogging off. So ibyo ngibyo nyine naje kuvamo kubera iki, kubera igihe. Gusa ariko nyine bonye nkanwa kakti muri filime runaka, sinabura kuvuga ngabakubita utwuntu tuturenge twahatari haba hahiye. N'ubushona se mba mfata cyane. Ndamba nkubona ku mpano batwitse mu makomedi, bura ndaza kurira kuri YouTube. Ya urebe nyine urayibona, bamwita muzaji comedian. Umutipe nyine gize kutubyira nyine yari afite akantu kaka comedy nyine ngo tuze tukactinge mu nyine undi mutipe bitaga bimwe bamwitaga Bet umujama nyine twaragiye turactinga kabisa pe. Ugiye kudukubita intro uhereye Manchester nawe urayisubiramo paka ku mpano ufite, yaba mu kwigana abasobanuzi ba film, yaba abogagizi b'imipira, n'ikindi cyose ushoboye. Tubanze dukoreho intro no stop. Uhebwe nabiri kabisa, turaza kuza kubikora byose ahubwo twagiye kuri Mwanafunzi wana kabisa. Tubaye ikaze abantu wese mukomeje kurikira Radio Rwanda. Uyu munsi ni waruzi ko iki kiganiro mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa gatandatu guhera saa 7 z'amanywa n'iminota 30. Ibibazo byinshi mu isi bikomeje kwiyongera.
ntiwakibagirwa ikibazo cy'ubushyuhe bukomeje kwiyongera muri iyi si yacu dutuyemo na n'uyu munsi kikaba ari ikibazo gikomeje guhangayikisha abatuye isi cyane. Ese koko birashoboka ko iki kibazo cyahagarara? Nimukurikire harabyumva ariko Ismael mwanafunzi namwumvishe komeza. Okay, twagiye no sasa tugiye kuri Munana ewana twagiye no Munana sha. Okay, Munana rero kabisa twagiye tugiye kubanza twumve inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda saa 6 z'amanywa hagiye guhita hashya. Nimwongere volume ariko Iwacu Media TV muri wahageze nta muntu utakumva haba hahiye. Okay, nibyo koko tubahaye ikaze abantu mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda muri aka kanya. Ni Muhira Alphonse Munana, ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bifite imbaraga zikomeye cyane kandi n'iki gihugu gikaze mu by'imitwanire kigakurikizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa hafi aho ngaho. Iki gihugu gikomeje kugaragaza ko kandi ari igihugu gikomeje kukerekana imbaraga zikomeye cyane muri ino minsi. Cyaje gutera igihugu cy'Uburusiya, cyaje gutera igihugu cya Ukraine. Koko ibi byarabaye, gusa ibihugu byinshi hirya no hino mw'isi bikomeje kwifata ntacyo biri gukora kugira ngo bahatabare ibi bihugu. Ese harakodwa iki? Je ndi Muhira Alphonse Munana, iyi ni inzira y'ibihe. Ese iyi ntambara y'Uburusiya n'ibindi bihugu hirya no hino mw'isi yatangiye ite? Ese bimeze gute? Wabyumvisha Ismael ajya ni Munana. Twakomeje n'undi twakomeje tugende no kubita Agiseri Rugangura ewana iyo twamanutse haba hahiye. Wara kabisa tubaye ikaze hano mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda aho muri hose kabisa. Ni Agiseri Rugangura aka Pompo Shokora, na mwanya w'amakuru y'imikino akomeje kuvugwa hirya no hino mw'isi. By'umwihariko turaza kuza guhera hano mu Rwanda. Shampiyona y'ikiciro cya mbere iraza kuza kuba ikomeza. Ibi shampiyona y'ikiciro cya mbere nibyo kuko iraza kuza kuba ikomeza ku isaha 9 n'igice. Ikipe ya APR FC iraza kuza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya APR FC iraza kuza kumanuka mu kibuga abasore bayo bose ibafite. Ni umukino rero uraza kuza kuba utoroshye na gatoya. Kenisi ni umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yamaze kuvuga ko na gihindutse ikipe ya APR FC bagomba kuyibabaza, dore ko ari ikipe yigize akaraha kajya he hano mu Rwanda. Reka two gutinda muri ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Gasogi, twerekeza no kuyane makipe. Ibikino byinshi iraza kuza kuba imanuka kuri uyu mugoroba. Ikipe ya Mukura iraza kuza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe ya Musanze. Imace iraza kuza kuba itoroshye nayo. Izi match zombi rero muraza kuza kuzikurikirana kuri Radio Rwanda nuko byakabaye zose. Turaza kuza kuva hano mu Rwanda twerekeze no hanze y'u Rwanda. Turaza kuza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi. Imikino iraza kuza kuba imanuka nayo. Ikipe ya Chelsea kuri iki cyumweru iraza kuza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe ya Manchester City. Byumva ariko abaha Axel mu kanya turaza kujya muri match twumve uko ibintu byifashe no muri match. JP dukomeze n'abandi nimba bahari twakomeza guhana noneho sasa reka twagiye ko bita Radio 1 niba ujye yumva Radio 1 njya nyikurikira. Twagiye kwa Nepo mu bica. Wana kabisa tugiye kugenda rero kuri Nepo mu bica. Abantu mwese mukomeje gukurikira rero Iwacu Media TV, mbibutsa kuza gukora subscribe na sharing wana kugira ngo ibintu bikomeze kuba ari hit, ukomeze kuba notification wana kugira ngo nawe wana ukomeze kubona twishi cyane Iwacu Media TV bayaguterekeyeho. Nawe twagiye ku musore bita Nepo mu bico muri match hagiye gushya. Kabazamuka basara kipe y'igihugu y'Ubwongereza barizamukiye ariyo mu bicu n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Mana zatsa bayizamura hejuru cyane mu cyase ya kipe y'Ubwongereza. Umusore bakunda kwita Bukasa akazamuye umupira za cyane abazamukana batereka hejuru cyane. Arangije ahitabyira umuzamu w'ikipe y'igihugu Butaliyani ati ngo we nkubona warenze hakurya ahita batereka mu cyane mu bice n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Korazo
Ubwongereza kimwe Ubutaliyano busa. Ariko urabyumva cyangwa ntacyo Messi mba nabyumvishe 5/5. Ubwo dusigaje iki umusobanuzi wa film? Sobanuzi wa filime sirika mbanze bakubita ariko nakaguma kamwe abantu batazagira ngo sinzi no kuririmba nabyo ndabizi wana ahubwo twagiye kuri King James wagiye uziko nazabaho igihe udahari ariko waribeshyaga hoya ubu byararagiye nahinduye imyumvire ubu meze neza nacyahindutse ibyiza nari mfite ndacyabifite Imana ikiri inzira nyinshi ubwo ni wari umwiriye ntukababare nijya mbikubwira haba ari ukugira ngo utazabikorera undi hoya wagiye uzikora zaba waratubatiriye wana n'umufata se. Yes. Kunumva impano zose uzihariye. Reka iyo nahageze kaba kabaye kirika iyo banahari. Iwacu Media TV yahagize. Impano zose zihita zizana n'itari hari hiti zata. Ese nkubeshye. Twagiye mu gusobanura. Iwana kabisa ni Rocky tugiye kumanuka na Rocky Entertainment hagiye guhita hashya. Ese nkubeshye wapi? Wapi nago nakubeshya wana tugiye kumanuka na Rocky Entertainment. Wana icyo nakubwira ko icyo nakwibutsa no kwibuka gukora subscribe ku Iwacu Media TV kugira ngo uyi talent ngizi zigeze kugeraho neza cyane kandi munibuke no twaproachinga by the way niba wadukunze wana ibuka guhamagara umufasha nkamusaje uba wemewe kudufasha kadukura interview yakagerageza kugira ngo nyine atwerekane natwe tugiraho twakigeza so niba rero warayikinze ibyo tuba twakugezeho tarasashe nyine wagira icyo ukora kugira ngo nyine natwe utwapunchinge tuzamuke tugiraho tugera so twagiye kuri Rocky rero Mana turakiryo turakitoro burya cyenda ariko ubu mubona ariko ngaho abagenda ubundi Rocky kimomo iyo nahageze nta muntu cyumindura ubundi jeyo mari wapi wana nyibirira ibirombe Rocky kirabiranya mana yanjye we turakiryo ariko dori foto ariko nubu gifata se abahahiye ni Rocky kirabiranya umva ariko Yes Jempiko wavuga iki kuri ku bafite impano bagenzi bawe dore ko by'umwihariko bose impano zabo urazihari aba ari ukuririmba gusobanura n'iki wababwira iki abantu bose bafite tsara ngizo nyine bafite nk'impano yo gusobanura amafilime n'ibindi byose n'iki icyo nababyira nuko Ewana kabisa mwajya nyine mureba abantu babafasha nyine kugira ngo muzamuka ikindi kandi mukanakora cyane kugira ngo tarazanyu zinazamuke by the way nago wakomeza nyine ngo wicare hasi ngo mfite impano man ngo bizazamuka zirongaza finished to study I will take it man nago uzabigira haguruka kugira ngo nawe bikore cyane ikindi kandi ugerageza kugira ngo utyaze tara yawe kugira ngo yo gusubira inyuma yo kudindira habeho icyo bita stand for it kabihagararira nyine kugira ngo ibikore kaba advocate for your talent my brother so rero ibyo byose biraguka iyo wagerageje kuyizamura kindi kandi ukagerageza no kuyerekana ntugire ubwoba bwo kuyerekana ibyo ngibyo nyine nawe Imana igira ikaguhuhira mu muyaga hagashya nubu fata se niki ya none tugiye ku bijyanye na shampiyona y'umupira w'u Rwanda mu cyiciro cya mbere no munsi dufite APR FC ndetse na Gasogi dufite na Mukura indi kipe biri bukine ntago nyibuka neza ariko se hagati y'izi match ni amakipe agera muri anakomeye mu Rwanda urabona umusaruro ari uwo ya kintu nabona cyo nigi musaruro kuri ibi bintu kabisa nicyo navuga kuri izi match zombi nuko amakipe yose agomba kumenya icyo ari buze kuza gukora mbere y'ibindi byose ikindi cya kabiri aya makipe agomba kumenya ko tugeze kuri ku munsi wa 20 wa shampiyona hasigaye indi iminsi 10 gusa amakipe kugira ngo ajye mu murongo mwiza azinda ku ikipe nka APR FC iyi match ni match igomba gutsinda kuko ikipe amakipe bihanganye nk'ikipe ya y'urucaca n'urucaca iyi kipe
kuri uyu mugoroba yo iraza kuza kuba ikina na Musanze, ubona ko ino kipe ivuga ati no time to lose, bagomba gutsinda uko byagenda kose. Ikipe ya APR nayo igomba gutsinda ikipe ya Gasogi kugira ngo baje kuza kuba baba activate kuri match ku manota ndetse no ku mwanya bariho kugira ngo bakomeje bawustantinge weri. Ikindi cya kabiri navuga kuri izi match zombi uko zakabaye nuko nta kipe igomba gutakaza. Ikindi nuko n'abasifuzi mwabyumvishe mu minsi yagiye ishira icaho abasifuzi bagiye babavuga, mwabyumvishe nka Gasogi umuyobozi wayo ko wigeze kuvuga ko bagiye kuba bahagarika ikipe yabo mu ikipe muri championnat y'u Rwanda ngo kubera ngo mu mafia bwari burimo. Gusa ariko ibi bigomba guhagarara, ikaba championnat irimo isuku, championnat iri clear, ibintu bikagenda neza cyane kugira ngo nyine amakipe akomeze guhigana yibi ya mbere, kuko ibi ya mbere ibe yabikoreye kugira ngo nyine ibintu by'ibibazo byo kuza muri championnat y'u Rwanda kandi komeze naryohe wana n'ubu ufata se niba ikipe igiye kumanuka mu kibuga ikamanzika ikajya kongorera umusifuzi ngo kugira ngo ize kuza kuba ku rutuntu n'utundi urumva iyo championnat yaryoha wana. Amakipe nyine nagerageza kure ibintu biri clear, ibintu biri performance, abasifuzi federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bicare hasi ibintu babikore neza kugira ngo championnat y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda ikomeje gusimisha abanyarwanda muri rusange. Nibyo ngibyo navuga kuri championnat yo mu Rwanda. Yes, tuvuye ku ikipe ya APR FC. Yes, tuvuye ku bijyanye n'ikipe ya APR FC, ku bijyanye na Mukura. Ya ku bijyanye na Mukura yo Mukura kabisa ni ikipe ihagaze neza muri ino minsi. Mukura ikindi cya kabiri Mukura ni ikipe igomba nanone gukomeza gushyiramo icyo bita imbaraga nyinshi cyane mu bikorwa byayo kugira ngo bakomeze no kwa approaching abafana bawe baze no kuyireba, dore ko banadohoye babyumvisha itangazo ryavuye mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu mugoroba, byamaze kwemeza ko ari amasaha 28 kuri 28. Ni ibiro byo kwishimira rero. Ikindi rero kugira ngo ikipe ya Mukura ikomeje no gukurura abafana bayo bakomeje kuza kuri stade, nuko ikipe ya Mukura igomba kugaragaza imbaraga nayo kuri uyu mugoroba, igomba gutsinda kugira ngo integere imbere kandi ikomeze no kubaka ibikorwa byayo, abafana bayo bakomeze bayikunde baze no kuri stade ibone n'amafaranga menshi wana. Urabibona rero ko ikipe ya Mukura imeze neza, afite umutoza mwiza, afite abakinnyi beza, so rero icyo bagomba gukora no kubishyira hamwe bakabikoresha kugira ngo bivemo ikintu kigaragara muvandi. Ya ngo dusobanurire ukurikije kw'iyi match igiye guhuza APR na Gasogi ukoresheje ryajwi rya Axel, uyisobanure nyine nubwo itaraba, ariko hari ahantu ureba nawe ukavuga uti iyi match ndabona biri bugende uko. Ababanzamo se subazi si mfite link na kuko ababanzamo ntabwo babasohoye. Icyo nakubwira cyo kuri no match nibyo kuko ikipe ya Gasogi kuri uyu mugoroba iraza kuza kuba ifite imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ise kuza kuba ibikora neza cyane. Gasogi ni ikipe ifite igitutu cyinshi cyane kandi ni ikipe ifite umuperezida wayo ushaka intsinzi kuko abi nakeza. Ikipe ya Gasogi nta kintu iba itakorewe kugira ngo yerekane intsinzi. Ifite umukire Kelisi turamuzi twese, ni umusore, ni umupapa ufite amafaranga ahagije. Rero Gasogi kuri uyu mugoroba biraza kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ku ikipe ya APR, dore ko ari n'ikipe idahagaze neza muri championnat, niba ngira ngo ushobora kubiri no mu myaka 7 iri inyuma. So rero urumva ko ikipe ya Gasogi ifite icyo gukora cyinshi, ifite byinshi byo gukora kugira ngo ibashe ko yatsinda ikipe ya APR. So tuvuye ku ikipe ya Gasogi rero ku ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC ni ikipe ifite buri kimwe kandi ni ikipe ifite abakinnyi beza cyane. Tukomeje nko kuri Byiringiro Rage. Byiringiro Rage ni umusore ufite iyo karite yo kuba yagutsinda igitego, ifite bench nziza cyane kandi nanone ikaba ifite kapiteni w'ikipe y'igihugu, niba atungirije ni kapiteni kandi uhoraho ni Jacques Tuyisenge, akaba ari na kapiteni wabo, agomba nawe gukora. Ni ikipe nayo ifite abakinnyi beza bagomba kuba batsinda kandi ku buryo bugaragara. Ikipe ya APR FC ifite niyo mugabo Claude kuri gatatu,
niba ni kuri kabiri, ikindi kandi ikagira na Ombolenga Fitina kuri gatatu. Ni abasore bakushobora kuba bafasha ikipe ya APR kugira ngo babe batsinda. Ikipe ya APR FC ifite hagati mu kibuga hakomeye cyane, ifite Jaberi, ikanagira n'abandi basore bafite imbaraga nyinshi cyane kandi b'abasore ubona ko bafite impano y'uko bashobora kuba batsinda ikipe ya Gasogi ku buryo bugaragara. Kandi ikipe ya APR FC ifite n'umutoza mwiza uhagaze neza muri championnat, watsinzwe inshuro imwe gusa igatsindwa n'ikipe ya Mukura. Urabona ko ikipe ya APR FC uko byagenda kose, Adil Mohamed afite akazi gatoroshye ku ikipe ya Gasogi, ifite igitutu, ifite abafana bakomeye cyane, ifite abafana benshi. Ikipe ya Gasogi bigaragara ko ari n'ikipe imaze kugaragaza intambwe yatewe, cyangwa se ikipe ikomeje kuba yaryoshya championnat y'u Rwanda. Ubona koko Adil Mohamed agomba guhagarika igitutu Gasogi ifite, ikagishyira hasi ikabatsinda. Mwanya w'ibyo ndi n'umufana wa Gasogi. Ndi umufana wa Gasogi gusa, ariko sinifuza ko Gasogi yatsindwa, kandi ashaka yuko ikipe ya Gasogi itsinda. Mu by'ukuri APR nayo ibonye ibyo yakora, nuko umutoza Adil Mohamed agomba kugira icyo akora kugira ngo nyine bari abasore afite nubwo ari abahanga, ariko nabo agomba kubakoresha neza kugira ngo babashe kuba bakina kandi bikagenda neza cyane. Dusobanurireho ko iyo match rero mu gice cy'umunota umwe cyangwa ibiri. Yes, kabisa tubaye ikaza abantu mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda muri aka kanya. N'umwanya makuru, n'umwanya wo kubagezaho match, sorry mumbabarire kabisa. N'umwanya wo kubagezaho match igiye kuba ihuza ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Mu by'ukuri umusifuzi Cyucyura akamaze no kubatangiza umukino neza cyane kabisa. Yewe bana kabisa neza cyane, umusifuzi Cyucyura azatangiza umukino kuri Stade Regional Nyamirambo ya Kigali. Aho tugiye kubagezaho match igiye kubuza ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya APR FC. Abasare ikipe ya APR FC batangiza umupira cyane reka tire zamukanza cyane Mutsinzi Ancharia, Cenga bana ya Mutsinzi Anje Jimmy, se Cenga bana tanse bagomba kwitonda tanga umupira kwande kwa Jaberi, Jaberi Cenga bana ya Jaberi, attention go. Abasara kipa ya Gasogi United babanyuza mu cyanzo hariya, babatereka babacacanya babakubita bawa za atari, recuperation ziri hejuru cyane, babatereka mu bice. Abasara kipa ya APR bazamura abafana hejuru cyane, mubi arageza mu cyenzo hanze ahita bagira ati cool cyane. Ewa ruswe tutica man. Yes, ako kara gace kamwe kuri APR FC ndetse na Gasogi United. Tugiye kuri match yo hanze. Se match zo hanze zizogagizwa n'abantu ni Baxel n'ubundi. Ya sometime Axel agiye amanuka nyine mu cyane muri Champions League nyine, n'iki akamanuka, ariko match zo hanze nyine. Yes JNP, tugiye kuri match zo hanze naho nk'umunota umwe nanga ibiri. Ya urakoze cyane kabisa kuma umwanya tukaba tugiye kuba tubagezaho match no hozo hanze kabisa. Arongera kwibutsa abantu ko mwakora subscribe ku Iwacu Media TV kugira ngo mujye mubona video nyinshi cyane mu bambere, mubone notification mu bambere ku biganiro byinshi cyane baba produinze. So rero twihuse cyane, reka tugiye no kuri match zo hanze. Nawe tugiye kubageza match igiye kuba ihuza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni Champions League izigiye kuba zimanuka muri kimwe icy'umunani ikirangiza. Nibyo koko twihuza cyane no mu kibuga ibintu byamaze kuba bihindura imirishyo. Ikipe ya Paris Saint-Germain yamanukanye ibikura nkota byabo byose, bimeze neza. Ba Kylian Mbappé, Lionel Messi ndetse na Angel Di Maria bose bameze neza cyane kabisa. Umusifuzi rero atangiza umupira za cyane kabisa, tubaha ikaze aho muri hose mukomeje gukurikira Iwacu Media TV kabisa. Aho kareka tureza mu kirabo ikipe ya Paris Saint-Germain hagati mu kibuga za cyane kabisa. Angel Di Maria acenga baratanga pasi kwa Kylian Mbappé, cenga bana ariko batakura hagati mu kibuga ikipe ya Madrid. Lucas Modric taga pasi kwande kwa Karim Benzema, arabicariyo ariko bahita bakuraza cyane. Attention ishot go Corazon
yabaga basera kipe ya Paris Saint-Germain bafashije basera kipe ya Real Madrid babatereka mu cyanzu barabakoropa bose batereka hasi nta kintu umuzamu ati makuru tuwe yari bukore sibye guhindukira akabyira abafana b'ikipe ya Real Madrid ati bike ya furu turaza gutsinda wabyumvisha ariko ko tuba turi ready ku bintu byose urutanyuma ukabonye utasahu. Yes, ku bijyanye no kuri match zo mu Rwanda byari hands up, no bigeze kuri match zo hanze biba akarusho. Noneho tugiye kuri mwanafunze mwanafunze ku buryo burambuye. Ibona reka dutangire twagiye kuba ikaze abantu mwese bakoje kugira Radio Rwanda. Uyu munsi ibihugu byinshi byo mu isi bifite ibibazo, intambara hirya no hino zikomeje kubitsa bigacika, nibyo koko babyumvishe neza. Ibibazo mu isi ubu ikibazo gikomeje guhangayikisha isi ni ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwanze kuva ku izima, abaturage benshi bakomeje kuba hisiga ubuzima mu gihugu cya Ukraine. Ese Uburusiya buraza kuza kugira icyo bukora kugira ngo bahagarike intambara, cyangwa se umuryango mpuzamahanga ushinzwe guharanira uburenganzira bwa muntu bari bukora iki? Ese haraza kuza kugirwa ibiganiro hirya no hino mu bihugu kugira ngo bashe kuba bahagarika ino ntambara, cyangwa birakomeza? Ni wari uziko yes ku mpano zawe ndumva ari neza cyane hatari kabisa. Ubwo se niyo gusaba twanaririmba nabyo nagize gutya numva ubishoboye. Urateganya kongera gukina kuri filime ryari? So I think ntago nyine sitekereza ko nafite partnership ushobora kuba yanyaproachinga muri filime yiwe gusa, ariko azirongazi munamubonye ashobora kuba na actinga nariri kabisa all time icyo ari cyo cyose. Yes, mu gusoza ni iki udufitiye imbere yawe, cyangwa se ni he wifuza kugera mu mpano yawe? Ndifuza kuba nakira kure hashoboka, hatari habi kandi kure heza. Imana iramutse ibimfashijemo nkabona nk'umuntu wamfasha nyine nkarangiza kwiga ibintu bikagenda neza, ndatekereza ko nagera kure Imana iramutse ibimfashijemo. Thank you ku bari badukurikiye bose, kandi nabashimiye. Mwibuke gukora subscribe ku Iwacu Media TV, ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi, kandi n'ababikunze mwese muze kudufasha kugira ngo bigere kure hashoboka. Anytime natwe tuzagire icyo tugeraho. Ndabashimiye mu by'ukuri cyane, ibyo ngibyo navuga ku bari badukurikiye. Yes, abakurikiranye Iwacu Media TV bisanzwe ni subscribe, share niba ikiganiro wagikunze. Ubundi next time, ciao. Iwacu Media TV.